uyu munsi ndakubwira inkuru itangaje cyane, nawe ndabizi biraza kukugora kuyizera, ariko ibi ni ukuri. Iyi ni inkuru yabayeho. Ubu mbabwira ibi hashize imyaka 2. Ni umusore wari ukiri muto mu myaka ariko w'igihagararo, Craig, atereta umukobwa witwa Jennifer imyaka itari mike. Bombi bahuriye muri London mu mwaka wa 2015 ubwo barimo basoza amashuri ya kaminuza. Craig ubwo yarimo asoza amashuri nk'umu architecture, naho Jennifer we yari arimo yarangiza mu mategeko. Icyo gihe nibwo bibwiranye batangira kuba inshuti ariko zisanzwe. Umusore n'umukobwa bahuriye muri university, ubushuti bwabo butangira kurenga ubusanzwe. Baramenyana, baramenyerana, baza no gukundana as boyfriend and girlfriend. Amashuri arangiye, umusore atangira akazi muri kampani ikomeye y'ubwubatsi, umukobwa nawe atangira kariyeri ye nk'umunyamategeko. Abo bombi bagiranye umubano udasanzwe. Umusore aza no guhinduka inshuti ikomeye y'umuryango w'umukobwa. Ababyeyi baramwishimira, abakundana bakajyana mu mavakanse, urukundo rurabaryohera. Igihe kimaze gushira nibwo noneho batekereje ibyo gushyingirana. Mu mwaka wa 2017 umusore apropose umukobwa, bimwe benshi bita gutera ivi. Craig asaba Jennifer kumubera umugore, umukobwa nawe atazuyaje abyemera bwangu. Ababyeyi babo baranezerewe ndetse banabemerera kubashyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose bushoboka muri ayo mahitamo yabo. Umuryango wabo bakundana ubwabo niwo wateguye aho ubukwe bugomba kubera, restaurant cyangwa se hoteli reception igomba kuberamo, dekorasiyo y'akaga hafi aho. Ubukwe bwitabirwa n'abarenga 300. Ubwo abatumirwa batangiye kuhagera gahoro gahoro, buri wese afata umwanya yumva umunogeye. Umukwe yahasesekaye mu cyumba, umugeni nawe imyiteguro imeze nabi. Barimo baramwambika, bari kumumakiya, ubwo ari nako amarira agenda amanuka ku matama, amarira y'umunezero. Birumvikana utekereje kure cyane uba waraturukanye n'umuntu, byinshi bigoye muba mwaranyuranyemo, kwihereza urukundo rukaba rugeze ku ntego. Aho ngaho buri wese yarengwa n'amarangamutima. Ubwo mu myiteguro y'ubukwe ariko umusore yari yakoze buri kimwe cyose gishoboka. Afasha umukobwa guhitamo amabara ya dekorasiyo, shape y'amatable cyangwa se uko amatable yo kuriraho muri reception agomba kuba apanze, uko abantu bazicara, style y'imisatsi umukobwa agomba gusokoza, imodoka bagomba kugendamo, ibiryo bigomba gutegurwa n'ibindi byose bikenewe. Ibirori ubwo biratangira, umukwe arakirwa, asuhuza bitabiriye bose. Umugeni nawe aza gahoro gahoro mu ikanzu ndende ihenze cyane y'umweru, inseko ikeye cyane ku maso, arimo atambuka hahandi abongereza bo bita muri center of attention, cyangwa se hahandi amaso yose abareba wowe gusa, aho buri muri center of attention. Ubwo ibirori biraryoha ndetse yewe biranatinda, ariko birangiye hagezweho umwanya wo kunagira indabo umukobwa ugomba gukurikira uwarongowe. Ibi mvuga babaye abageni bose barabyumva vuba. Ni hahandi umugeni afata za ndabo aba yirirwanye mu ntoki, abandi bakobwa bamutahiye ubukwe ndetse n'abamwambariye ariko bakiri abakobwa bakamujya inyuma bose. Ubwo umugeni nawe akanaga indabo ahumirije uzisamye bwa mbere, akaba ari we bose bifuriza amahirwe yo kubona umugabo, nawe agakurikira abandi agashyingirwa. Uwo mwanya rero urangiye, umusore cyangwa se umukwe arahaguruka, atera intambwe ajya kuri stage cyangwa se ku ruhimbi gahoro. Ubwo abari mu bukwe bose bacecekera icyarimwe ngo bumve ijambo ry'umusore urongoye umukobwa akunda. Umugeni nawe yaracecetse, amaso akirimo amarira y'umunezero, areba umugabo we. Umugabo ubwo aratangira ati, ubusemereye ko byandenze. Ndashimira buri wese wemeye kwigomwa amasaha ye y'umunsi akayama. Mwebwe mwese mwaretse buri kimwe cyari kibafitiye umumaro ndetse cyane mukemera kuza mu birori byacu, ndabashimiye. Umugabo ashimira nyirabukwe na sebukwe bakoze umurimo utoroshye wo kuorganiza ikirori nk'icyo ngicyo. Ubwo nyina w'umukobwa yarize, amarira ageze mu ijosi atemba. Umusore ati, ndabashimiye, gusa ntibirangiye, ahubwo bisa nkaho ari bwo bitangiye. Buri wese wicaye hano, munsi ya buri ntebe mwicayeho harimo envelope, ariko mube muretse kuzifungura. Ubwo ako kanya buri umwe yunama munsi y'intebe yicayemo, ashyiramo akaboko ashakashaka envelope. Cya gihe buri wese none hasa nk'uwiteguye gufungura ngo arebe ikiri muri iyi envelope, umusore mwijwi riremereye ndetse rituje cyane ati, Jenny, since the day we met, I loved you more than life. Kuva umunsi wa mbere nkumenye, nagukunze birenze uko nkunda ubuzima. Ni wowe mukobwa wenyine nakwifuje gusazana nawe, nkajya ngufata mu kiganza buri uko utsikiye. Ariko iyi mpano
aba bose bateraniye aha bagiye gufungura, nigaragaza ibihe byiza wagize cya gihe cyose ntari impande yawe. Ubwo abantu bose byarabacanze batangira kwibaza kuri ayo magambo y'uwo mugabo. Ubwo hirya no hino batangiye kujujura, bamwe bati ngo iki? Impano igaragaza ibyishimo umukobwa yagize igihe umusore atari ahari, ubwo se ashatse kuvuga iki? Abandi nabo bati ubundi se kuki avuze ngo niwe yakwifuje ko basazana kandi n'ubundi aricyo basezeraniye. Umugabo bwarakomeza ati ngaho buri wese nafunguriye envelope. Bose bafungura baseka, ariko bizera gusangamo urwandiko rushimira buri umwe ku giti cye mu buryo bwihariye. Ariko icyo basanze muri ya envelope nawe nturibuze kucyizera. Muri ya envelope hari harimo amafoto y'umugeni ari gusomana n'undi umusore witwa Smith, nawe wari inshuti ya hafi cyane y'umuryango w'umukobwa. Ifoto ibagaragaza bombi bari mu buriri bambaye ubusa, ndetse n'andi ntari buvuge, ariko buri wese ashobora kwimagina uko yari ameze. Buri umwe wari aho afunguye envelope, uko yiyumvise mu mutima no mu bitekerezo, ndetse n'uko ibyari ubukwe byarangiye. Nawe ibyo ushobora kubikurura ukabyumva. Tubiye inyuma gato cyane, mbere y'umunsi w'ubukwe, Clark yari amaze igihe akeka Jennifer, uwo mukobwa bakundanaga. Hari hashize iminsi akeka ko ashobora kuba amuca inyuma. Inshuro nyinshi ubwo yabaga atashye avuye mu kazi, yasangaga uwo mugabo bita Smith iwe mu rugo arimo asangira icyayi na Jennifer, girlfriend we. Nyamara bo bakajijisha nk'aho ari inshuti zisanzwe. Ariko burya kabone nubwo ntako waba utagize, hari ibyo utabasha guhisha. Clark yaje kujya muri misiyo y'akazi, ariko mbere y'uko agenda asiga ahishe kamera muri salo, mu cyumba, ndetse n'ahandi hantu hatandukanye mu nzu, kuko abo bombi yari yaramaze kubakeka. Umusore yumvaga byanze bikunze n'aba adahari, abo bombi ruzambikana. Icyo yakoze amaze kubibona, ntiyahisemo kwica ubukwe, ahubwo yahisemo gutegereza igihe cyiza cyo kubashyira ku karubanda bombi. Ubukwe rero burangiye, buri umwe agifite amafoto y'abo bombi mu ntoki n'isura yumiwe, Clark atera intambwe, abanyuramo bose gahoro gahoro yitonze, agenda yivugisha ati ndakeka ntacyo ngifite cyo gukora ahangaha, arigendera. Umukobwa w'ubwo byari bikigoye kubona aho ari gitana icyo kimwaro, umujinya n'agahinda yari ahuje na se umubyara, utaranabashije kwihangana, ahitamo kubita urushyi rwiza mu matama. Abantu bose bakiraho, mbese ibyari ubukwe bihinduka intambara. Igice cya kabiri cy'iyi nkuru y'aba bombi cyo nticyabashije kumenyekana, ariko nabyo buri wese yabyiyumvisha. Icyakurikiyeho ni urubanza rwo gushaka gatanya, kuko bari baramaze gusinya mu mategeko. Sasa ikibazo cyaje kuba ni impaka zikomeye ku bamenye iyi nkuru bose. Bamwe bati umusore yarakabije bana, yari gusubika ubukwe byibuze aho gusebya umukobwa bene ako kageni. Abandi nabo bati njye numva ibyo yakoze byari bikwiye. Kandi nawe wumvise iyi nkuru hari ukundi ubyumva. Gusa icyo nshaka aha si uko natwe tujya impaka, ahubwo ndashaka kugufasha kumva isomo rikomeye riri muri iyi nkuru yakanguye amarangamutima yanyu mwese. Mu Cyongereza baravuga ngo you are responsible for your actions and mistakes but not for your partner's reactions. Mu Kinyarwanda biravuze ngo wagenga cyangwa se wakontorora ibikorwa byawe n'amakosa yawe, ariko uburyo mugenzi wawe azareactinga cyangwa se uburyo agomba kwakira iryo kosa wamukoreye, byo nta bubasha na buto ubifiteho. Ikosa wowe wita cyangwa se ubona ko ryoroshye kubabarira, njyewe nshobora kuba mbona ahubwo warikoze akwiriye kuryicirwa, kuko dutandukanyije perceptions, uburyo tubona, twumva cyangwa se twakiramo ibintu. Imitima yacu iratandukanye. Aha niyo mpamvu ikosa bamwe bababarira ndetse bakibagirwa byoroshye, abandi ribatera umujinya wakwicisha isazi ishoka. Kuko rero ntashobora gukontorora reactions cyangwa se imyitwarire ya mugenzi wanjye kuri rya kosa n'itarito namukoreye, byaba byiza mbanje gutekereza kabiri mbere yo gukora rya kosa. Wowe wabasha gukosa, ariko mugenzi wawe uko agomba kwakira ikosa wowe nta bubasha ubifiteho. Niyo mpamvu udakwiriye kurenganyiriza mugenzi wawe ngo yatinze kukubabarira, ngo agira umujinya w'umuranduranzuzi, ngo umuntu agira inzigo, abika inzika cyangwa se ibindi nk'ibyo, kuko ntuzi icyo kintu wamukoreye igihe kizamara mu mutima we. Before you do anything, think twice. Mbere yo gukosa cyangwa se guhubuka, ujye ubanza utekereze kabiri. Utekereze ku kuntu mugenzi wawe ashobora kuzakira icyo kintu.